nushaka uzane Messi urabona abanyarwanda bakiri Burayi cyo si cyo kibazo reka mbabwire abo ufite ubwabo wasahabo nabaswa se bagrati nabaswa ikibazo dufite sabakinyi nushaka uzane Mbappe ku mitore zira twabonyeje mu Mbati nibishoboka twakinzwe ibitari bande bamushaka twakinzwe ibikarito ahubwo wenda icyo tutamenye ni twakinzwe ibitari bande bamushaka twakinzwe ibikarito ntabwo yizanye hashakirwa umwanya yo mpamvu rya specific ibyo navuga kuri Torsten hari ibyo turetse igikombe cy'isi tunibuke ngo amanota yagejeje nibyo ndikubwira amanota yagejeje ubu twagira gatatu 8 cyangwa 9 8 twagira gatatu atatu niyo twaga iyo nugo ngo aho kugira ngo uzane Adele abatoza bameze nk'abakozi zizo rubonye projet yo kubakiraho hari abatoza bameze nk'abagenti kandi no mu agent nubundi no mu agent urumva aba ba Mico aba ba Adele mu cyiciro kimwe n'abatoza utavuga ngo barizeye ngo n'abatoza bubatse izina bakomeye hari umutoza Tom Saintfield uri wahoze utoza uri umutoza ufatika jo bundi uriye kuva namubona twaraseka avuga Kagame Cup yangi yitwara bayizaniye perezida Kagame hano igikombe arabakira muri presidence uwo mutoza yagaragaje ko azi gutoza ajya muri Gambia itazwi ayikarifiye muri kandi inshuro ebyiri hari abatoza bubatse amazina ariko bameze nk'abagenti Mico n'umurutuni yirukanwa haya agiye muri Amerika birukanye agiye muri Orlando Pirates birukanye ariko akagenda ku itike imwe gusa ngo yakarifiye Uganda nikagenderaho ariko ahantu hose Mico za Libya zirukanye ubu uzagira icyo wumve hari igihugu cyamuhaye akazi birukanye ubwo rero icyo imatubwiye tutatekereje uriya mutoza akantu nanjye nsigaraho gato kashobokaga kumwongera umwaka niba wagejeje amanota 8 ukarushwa ibitego na Bene twanganyije amanota ariko turusha ko yadutsinze ibitego byinshi bitatu twe tuyitsinda 2-1 na ya match ya nyuma twatsinze hari ukuvuga ngo uyu mutoza reka mwongerere kuko yagejeje amanota 8 ni menshi nitwajyaga tuyageza bamashami babonaga 2 na 3 nayo kandi turabanyuma mu itsinda ariko ubwo Libya tuje inyuma niki weda ako kantu niko sigama gatoya ariko kubwanye kumwirukana byari ngombwa dukeneye coach ukomeye umenyereye amarushanwa ya Afrika wa karifi ibihugu nka 2 cyangwa 3 urabona nka Port we Bugande ntabakongwe bariye muri Afrika reba uyu musaza wa Afrika y'Epfo imyaka 73 Hugo Bruce nta tomboza reba uyu wa Benin ufite amanota 8 ni Hugo Bruce no Hugo Bruce no wa Afrika y'Epfo uyu wa Benin ni inde musaza Rohil Lovely ufite amanota 8 arimo guhatana nayo kujya mu cyisi azadusezerera uko byagenda kose uriya mukongwe amategeko abayaza avuga ati mwakoresheje no wakabiri mu itsinda twanganya 7 afite 8 Afrika ifite 10 ari imbere Nigeria 2 yaranayiteye nugo ngo batoza abakongwe rero nibo numvaga ubwo simvuze wa Zambia uyu muyuda uyu muyahudi Avram bari mu myaka 70 abo bose mvuga bari mu cyerekezo cy'imyaka 70 n'abakongwe bamaze imyaka Avram yamanje gutoza Ghana abo numvaga ko rero umwe muri abo abari muri icyo cyerekezo aribo dukeneye ariko kumbwira ngo nanze kugira icyo mvuga navuga bitaza kuba ari uguca intege abantu bataza kunyumva je nababwiye nagiye impaka na Eto kenshi amubwira ko inshuti magara ambwira Adele abavuga ibintu Adele arashaka gutoza u Rwanda Adele kimwe na n'uyu wa Peri ngo wari ko umutoza ngo wa mbere wa Peri 7 ngo bakoranye amahugurwa mubona gwa mbere ari umusore utoza Zambia tuyu musore twakoranye amahugurwa mu Birigi kuko ngo yashaka kuba umutoza biranga none bituma mukurikirana nsanga ni umutoza wari wungirije muri Cameroon yatwaye kani urebe ku mpira wa Afrika go kuba Cameroon yatwaye igikombe cya Afrika Hugo Bruce ni wagitwaye head coach bivuze ko wungirije yatoza Zambia Zambia hangana na Cameroon Zambia giheruka 2012 urubyo kintu uba head coach wa Zambia yisa itaba bakora ikosa rindi bajyana Mico ubwo rero nagiye nkurikirana na Adele mbona imitoreze ya Adele ariyo gukemangwa naho yanyuze hose si wa mutoza uvuga ngo ni umutoza ushikamye wizeye kuba ngo wabona 3 reka ariko urusyo dukome n'ingasiri twabonye guhuzagurika n'ibintu n'impamvu abantu benshi banatunguwe twabonye guhuzagurika kudasanzweho mu bwugariza aravuga ariko twumvaga ko dukomeyeho nicyo twari dukomeyeho bizwi ngo u Rwanda rugira umwihariko wo kudefanda abahuzaguritse ba mbere defense centrale
y'abamanzi y'abamutsinzi tuzi nuko bimeze tukiri ku mutoza aricyo yemera avuze wari uvuze uti birashoboka ko Torsten yasezerewe kugira ngo atari ukuvuga ngo tugiye kuzana umutoza uremereye umurusha urabona icyo cyerekezo gihari ahubwo agasezererwa kugira ngo hazemo umuntu uri muri kope z'abantu. icyo cyane navuzwe 2019 intandaro y'umusaruro mubi muri APR nuko ntabwo twari byari bifite icyerekezo. urumva ikibazo nanakire aka kanya ngiye sinshaka kujya mu mujyo w'abantu bahoze banyanditse bangwa ariko murakora ubu busesenguzi mwibagiye ko Nigeria capable yo gutsinda ubishaka. ariko iyi Nigeria nayo twahuye turanganya turanayitsinda ntacyo reka twemere ko Nigeria yadutsinze ariko se dutsinze twakoze iki n'izina ry'Imana ngiye mfite ariko narebye match ariko uwo muntu bivuga hari umuntu wagize amahirwe gukora match ya Cote d'Ivoire ndetse n'ikipe y'u Burundi yakimwe ku busa Cote d'Ivoire batsinze match nayirebye yose nayibonye ariko abarundi nabo bari bihagazeho kuri kana ntabwo aririho nge nayirebye kuri application yateye umupira noneho ya match iri kuri tempo abakinnyi bagenda Karibu nyine ukabona ribuje bakamuvana mu kibuga nyine ukabona ko ikipe y'u Burundi yakinnye ya match no match narebye muri match zose umupira wakinwe umupira akitwa umupira wakinwe ukabona ko Burundi ni umutoza na kandi Burundi bari hanze oya bakiriye match ariko bakirira muri ntuzo muri Maroc ariko Abarundi bakiriye ikipe y'igihugu y'u Burundi yateye umupira navana umutoza wo gutoza ikipe y'igihugu y'u Burundi abantu bari baragowe witwe itsinda irageje nta na kimwe cyaka nubwo yafungura udushumi tw'inkweto bitewe n'iki ikipe bateye pressing ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire match aranye nta nkuru twebwe aha hantu impamvu twese umupira wakinwe wagenda no nibaza nk'ikipe yacu iri mu rugo imbere Stade Amahoro abantu bari motive bari kureba mu abatazi umupira batinshuti abatazi umupira batinshuti n'umuswa yabonye umupira wandi ntabwo yakinishijwe yakinye se umupira so wajyaga imbere nakavuyo nakashagara inyuma ese ubundi barakiniki uretse nka Jihadi ntabwo badefanze Jihadi ufite experience ntabwo badefanze nta nubwo batatu reka mbabaze ikintu kimwe ubaha kanya umunyarwanda aho ngiye match se nayirebye ma raporo mfasha byibuze n'undi mu kigo gize match nziza umunyarwanda biragoye umukinnyi wagize match nziza y'umunyarwanda amubwira nka Jihadi nibura hari ibyo yagiye akora kandi ni bya bintu byo kuvuga ngo ibintu bisomeka biheze ndakiriyaringa umupira ko nawe yisanga akandagira ahubwo nta kindi kintu ko yisanga nawe akora kabiri nk'ikipe yari mu rugo mugisha Gilbert yinjiye bari cyahindutse giki nayivotse nzigitaka bakacyanga bisobanure mu mazina aravuze ngo bwira umuntu utabonye match wiva ngo akinye neza itanze pasi yavamo igitego yateye mu izamu reka mbisobanure yinjiye kare sibyo tubyibuka 38 asimbuye Girete wari umeze nk'ikarita itukura sibyo akinjira agiye ku ruhande nibura kwa kundi baransaga imipira imbere yabashije kongera aggressivity no kwihuta yongeye tempo ya match icyo nicyo beshisha abantu umuvuduko niyo mabwira ngo bisobanure neza gwo kumbwa iyo mbwira gukina neza nibyo bindi byacenga umupira kawugarura inyuma nibura umuwinga wateye mu izamu mbere ya byose shot on target yabonyetse ya mbere nuko yari yamaze kwinjiramo oya niwe wayiteye niyo difference kazungu ariko rero tuvuga ngo ntabwo tumwemera aroshi yateye umuzamu afungisha amaguru oya nuwabari ibaza gutera ishoti Garidi agakoresha amaguru kubera ko ari ishoti ryoroshye niyo shot on target ahubwo Fazari umbwira ngo niyo mashaka kubwira ngo corner zatangiye yumbwira ngo Fiacre byibuze yakoze save ahubwo nyine Fiacre yakoze save yamanze sero rugiye kwitsinda ari shoti bamuteye arirambura gukuramo no kuvuga ngo mu byo barafinda beshisha abantu umva ngo akina neza abafana akina neza ese akina neza gute nuko afite umupira arakanga kanze ariko barafinda nibura yongera aggressivity akengera n'umuvuduko mu kibuga niyo mvije n'inshuro zose navuga ngo bamubanze mu kibuga Jene nari kuri opposition bamubanze mu kibuga ariko se nyirizina twakinnye ntabwo twakinnye complete none se niba tutakinnye bibazwe nde niba tutakinnye urakoze cyane none se ubwo kumbwira ngo atsinzwe tactically none kikwereka ko umupira wacu ufite ibibazo urwaye uwo mutoza ndeka nemere ko ari igihanganyuje uhera he kumuha assistant coach wa Foropinze Mavubi Ferwafa Eric yaba head coach wa Mavubi ministeri mwitege yuko byibuze bitarenze nko mu kwakina cyase muri amezi ari imbere uyu Adere muramwirukana kandi bamwishyura uyu aya mafaranga y'abanyarwanda
ikikwereka ko tinya umutoza unyura ahantu hose birukana ahubwo umuntu wamuzanye ndamwemeye nababwiye ni mbere yuko umuntu wamuzanye nge ndamwemeye aya mafaranga yarayabayiriye nizere ko barebye ingingo zose kubera ko azaturika Makisiri twishyura abayiriye ashobora kugenda Adeli hakaza undi nawe gikomisiyoneri ibi bitege kuko ntabwo ibyo turimo ariko spirit hari ibintu reba ntabwo yaza ari gikomisiyoneri mugari mbanza abantu bateye igiceri niyo mpamvu barababwiza gukuri bateye igiceri amahirwe araba ariko iyi nzira yo gushaka abatoza tuyimazemo imyaka ugira icyo kuva ngo kanaka ngo yaba umutoza w'Amavubi reba uburyo Carlos Fera yaba umutoza w'Amavubi guteze ariko twamuhaye save ushingiye kuki umutoza nta hantu yigeze atoza hazwi ariko ngo urumuzana wamuzana ubu kuko agiye muri Belarus byiza umutoza ngo iraturusha Carlos none se twamuhaye save yavuye mu Rwanda ndakababwira ikintu yavuye mu Rwanda uwo twara ni nguko Adeli yaje muri Apeti twamuhaye save nta kindi kintu Adeli nawe yaje muri ubwo buryo nawe yaje muri ubwo buryo uyu munsi ufashe Adeli wirukanwa ahantu hose anyuze uretse amahirwe nyine yagize akarifiya Tanzania noneho umuhaye Eric wananiwe Amavubi Eric ikipe yari stabenguka ngo imuhakaze uyu munsi yashaka ko umunyarwanda ariko bazakora sinzi ko nuko nyumva Amavubi agira ati kumva ngo Mulisa ngo yabaye umutoza wungirije ese Mulisa ikipe zisanzwe zidahakaze Mulisa za umutoza w'Amavubi gusa niyo mpamvu nyine ahita akora imyaka izagera wumve ngo Mashami ngo yabaye umutoza wungirije mu Mavubi yabaye umutoza mukuru w'Amavubi igihe kirekire biramunanira Eric yarungirije bamuha ikipe ni nawe munyarwanda aba head coach w'Amavubi ukora icyo ashaka aramunanira uyu munsi ngo niwe ngusha kugira inama Adeli ejo nabireba nka yakinyi cya Afrika no muri Jande yatangiye ejo nabaga Nigeria itumereye nabi nkabona Adeli arasimbura na Eric guhaguruka kwicara ukibaza message rigiye gutanga ari ihe uribuka ko yabanje guhamagara muhireke ngo ajya kwishyushya muhireke vakishyushyanya na barafinda akajya makongera akamubwira ngo ojya ngo nyosure kwishyushya yamaze kwambara yambwiye ati oya subira kwishyushya mwambaye seje yarongeye ajya kumubwira ati irukanka yinjemo nyuma icyo nabwira abantu twiyakire abareba kure ariko bafite dimbiri aswero jya bavuga bafite digure ebyiri nibo bakumva ibi oya aracyari kizere hano Eme je muhagazeho gato wowe urimo kuvuga ngo amabare yahakiri kare ariko je nakubwira ngo twiyakire arayatwara nitwiyakire umutaro wawe niba ushobora kwakira miliyoni 100 arazifitemo nawe kuba yifite byo turabizi ko ari kope ariko nge ntabwo ndamuvaho ndahangaha ntabwo ndamuvaho kundi nta kibazo ariko imusara tanze Kazungu na Imetwe tubyemeye nta kintu kuvuga ngo ese biramutse bibaye akaba yatanga umusaruro na Isarika nkubwiza ukuri sibyo wenda ikintu cyonyine namwitegaho nk'umuntu ufite ubunararibonye muri ayo ma connection n'ibindi bitandukanye azadufasha kubona abo bakina cyane kubatwara nicyo kuvuga ngo kuza kudutoza ngo tugatanga umusaruro bidasanzwe ari ikintu cyambabaye ya match igice cya mbere nacitse intege nta kipe no ikintu kipe nkuru kuriya no sukina kuriya urebe igitego cya kabiri bose bazamutse umuzamu Ntwari yasigari one on one witwa Victor Osimhen ahita muraba birarangira bose uretse ubuswa bw'aba defense twabonye I mean no guhuzagurika marikaje ubundi ntibaho reba marikaje amutsinze cyambere kuri kufura yaritewe na Ademola Lookman yaburengeje mutsinzi yanje bigaragara ko rero yagiye gukira baro bayikina kuri deuxième poto umutara marenza agenda nta nubwo yakoresheje umutwe yakoresheje ikirenge wenyine open boot yafunguye yaba manzitseri icyamanzi cyo ni icyamanzi cyoroshye murebe ku gitego cya mbere wowe urajya kumwatakira imbere murebe noneho tuzimanzitseri utihuta ni ryari wabonye manzitseri yihuta ku buryo Ademola Lookman yakunyujijeho umupira urajya kwirukana na Osimhen umupira ubamo byinshi ariko ibyo byose byatewe n'imipangire n'imiteguro y'umutoza match ya kabiri wabonye igihe basimburije Osimhen barashaka 6 muri iyi mikino ibiri yavuze ati sindi buvunikire muri iyi match igice cya mbere uko nese ore ayina ntiyamuvanyemo kare kare iyo umunebwe uruha vuba kubera ko match yoroshye yamugumishijemo oya match igice cya kabiri umutoza ari gutekereza match ya Mozambique ariko orayina waruhengetse kuri gatatu nta kazi yabonye wakina hombi ahengetse hari ikintu cyambabaje umutoza yavuze muri press conference nayo nyirimo avuga ngo ntabwo byambabaje ariko nyine mbwo ndabigendera ku mukino avuga ngo abakinnyi b'abanyarwanda ndi kubaha umwanya bigaragaza hatazagira uvuga ngo sinawumuhaye none muri 11 abanjemo ko harimo abanyarwanda babiri impande y'aba 2 na 3 ari abanyarwanda abandi bakina hanze abanyarwanda binjiye mu kibuga abandi bakina hanze ko ari batatanze umusaruro ahubwo ko ndeba aba banyarwanda uzabuze umwanya ari bari gukina
iyo batsinze igitego bakacyanga n'umunyarwanda utaze mu Rutsiro wari offside umukinnyi wa Rutsiro ariko nibura yagize nibura n'icyo akora yasimbuye inshuti Innocent mu minota ye nibura 10 ya nyuma aravuga atsinda igitego cyari offside byo ndabyemeye byari biramugurisha umwaka utaha nta kintu Rutsiro oya ntago Rutsiro byo biragoye ku Mavubi ngewe note nakuramo ya mbere dushobora kuba so kuba ngo no kwiyenereva hakiri kare ariko umutoza mu bireba n'imitoreze harimo akazi ikindi cya kabiri ku bakinnyi bacu babonaga nabo mood itari hejuru itameze neza sinema utayibonaga hari ukuntu nyine wagira ngo nyine ukabona match nyine ntago icyo expecting mu bantu ntago ari cyo uri kubona ariko ikindi cya gatatu cya nyuma na nyuma kuri iyi match ni image twahaye Afrika ni image twerekanye yikirebana n'imyinjirize na match y'ubuntu bivuze ngo iyi match ni ibihombo bitatu niyo mpamvu ngize kubabwira ngo iyi match byibuze insigi y'ibihombo ibi bitatu icya mbere imyinjirize n'ubuntu kwa stade icya kabiri icyo nakwita umutoza kuba desi kwibura twatengushye yadutengushye ikintu ibaza iminota 90 ukabura ikintu utahana uvuga ngo uri mu rugo wanatsinzwe ibaza noneho ahubwo uri imbere y'umunyafrika y'epfo uribaza tuzaba bimeze bite uri imbere ya FNB yuza abantu 90 hari umufana ariko hari nuko bameze urumva match Lesotho igice cya kabiri kazuye igice cya kabiri mu mwanya munini na bya Lesotho na South Africa kuko na mu gice cya mbere 0-0 South Africa yari bibiri ariko mu minota ya nyuma oya igice cya kabiri gitangira nko ku minota 50 na kangahe na 60 gutyo ikipe ya Lesotho izaduha akazi nge hari ikintu nabonye muri imikino twatsinze kimwe ejo bundi twatsinze kimwe ko ikipe yacu none imeze nk'idatoje gutsinda Lesotho bizatugora twayitsinda iroroshye oya da nge hari ikintu nabonye iroroshye ariko se tuzayitsinda byoroshye hari ikintu nabonye muri iyi mikino twe tubyemeranye kumbwira ngo hari umupira ufite runaka uzatsindisha none se wubakitse iyo Lesotho turi kuvuga ntabwo yanganyije na Nigeria amanota 3 yari afite bari banganyije na Zimbabwe Nigeria kandi mukanya gato y'abati Nigeria irakomeye sibyo byatunaniye kandi nganyije n'u Rwanda inganya sibyo nesa ntihanganyije na Nigeria Lesotho natwe regeje kimwe igice cya mbere yawuteye irashaka igitego biranga Nigeria ntiyatsinzwe na Benin kimwe ku busa nge hari icyo nabonye muri imikino muri umukino w'Amavubi na Nigeria imbere na mbere cya mbere ikipe ntabwo umutoza yize nta nubwo azabakinnyi aho bahagarara uko bipositioninga nta kintu imikinire ntabwo uvuga ngo aradefanda nta nubwo uvuga ngo arataka kubera ko byose nta kintu na kimwe cyabaye successful cyo ni cya kabiri ikindi cya gatatu ntabwo umbwira ngo yego uzagendera ku bakinnyi bakina hanze yego ndabyemera ariko sura bakinisha mu buhe buryo ikipe imeze nubwo yavuze ngo azajya bakoresha kampi iminsi mike si ngombwa ibyo byumweru bibiri nako amategeko ameze ariko se abakinnyi urabazi erega ibyo bavuga byose wabapanze ute ibyo tuvuga igifite umumaro nta gihari icyo gifite umumaro igifite umumaro ni imitoreze hazaza abakinnyi benshi bavuye i Burayi hazaza nabo baza bagafloping Manzi ntabwo amaze iminsi ari Uburundi bwigeze bugira abakinnyi bake i Burayi abenshi muri wese nabo boherejeho badigari none se ko atagiye muri kane Kenya se yabuze abakinnyi bakina hanze ko atayikarifiye ntabwo ikibazo ari abakinnyi benshi bavuye hanze na igifite umumaro ni kimwe nabyo Yesu yabwiye Marita ati Maria yahisemo icy'umumaro wowe uri mu gikoni ko Marita yaravuze ati ko Maria yandekeye imirimo ikaba irimo kumvuna Yesu aramubwira ngo igifite umumaro ni kimwe gusa nicyo Maria yahisemo Maria wicaye kuri Yesu iruhande rwa Yesu barimo kuganira ubundi nawe ngo yagoye n'imirimo yo mu gikoni igifite umumaro ni kimwe ni ugutoza hasi ku itapi ntiduhari ibyo rero kumbwira ngo abakinnyi bakina i Burayi ngiye gushyiramo imbaraga mbazane n'ubundi ugikina kuriya bazaza baba amakarita nta kintu utoza mu ijambo rimwe reba igihe Jojo yaviriye mu kibuga Abanyarwanda no gusimbura wapi Abanyarwanda ibyo bakora byo nationale yacu Amavubi twabonye Darikonovic wacu oya that's my statement Dariko se nibura nawe ko akora amabloka ahubwo Dariko ararusha ku byo twakinisha defense twabaye beza ni champion yoroshye byo impamvu giye defense twabaye beza Dariko haraho mvuga ko arusha Adeli Dariko yakuyemo azamu apera ubona kukina Dariko akurwamo kubera ubwoba na piramide mu Misiri kubera ubwoba ariko byibura ubona ko akina giye mumbwira ikintu twakinye ejo tureke ibintu byo kubeshya ngo urabona reka tureke Nigeria ngo no yahamagawe
guhamagarwa yahamagawe n'ibyo ubu kuba ari icyo gihunga ubu agiye kushaza Ombolenga wenda kine nabi kurusha Ombolenga ariko n'umwe mutazi umutegura uzi nk'uwo mwana aje akagira match mbi agatitira umwana nta match ikomeye arakina kugira ngo Ombolenga nawe uramwishe mu mutwe urabona ko twatsinzwe igihuru cyo kwishamo ngo nabakinnyi ngo bakina hanze ngo nabakina mu Rwanda atari ku rwego urabona aba mu Rwanda ntibashoboye ariko ikibazo n'ababizi yavuze ngo biteye isoni kuri uyu mukino dukinnye imbere y'abanyarwanda bangana gutya na perezida n'imbere ya perezida wa repubulika ntacyo reka ndashaka kumukaraba neza kuri rezo oya reka turi kuritega umutoza uratega umutoza iki perezida mikinire urasa n'ibiki bikomeye utayikina yiyoboye itsinda twavuyeho ni kuvuga nyine twajya gukina izi kampeni tuyobora itsinda none so arebye imikinire ihari wowe irakugarantiza ko wanatsinda rezo ku buryo agakanya n'izo tsinda rezo turi buze kuza kubwira abantu ngo no ntabwo ndebera ku mitsindire ndaberera ku mikinire ntacyo dukina ntacyo none se niba utakina kuri Nigeria rezo towita ko ari ntoya cyangwa iri munsi ya Nigeria wakina ibimeze bite oya ikipe iri mu rugo etari capable wayitsinda urabona se uko twakinye nijoro twatsinda rezo to cyangwa muri kumva ngo ni rezo to rezo tirakomenje nahire ibikina na South Africa South Africa yakiriye twagira ngo rezo tuzatuwera ikipe ya nyuma nese twatsinze kimwe cya Georgia byagoranye ubu twayitsinda kwiroroshye kwitsinda nta sinigipimo ariko igipimo nyacyo kitwereka ngo uri umutoza koko Nigeria twunganyije inshuro 3 kuva 2005 Palmgren yari umutoza mushya hano kimwe Roger Palmgren Micho agent wakara 0-0 Inyamirambo na baduteye 2 umukino kwishyura ariko ubanza 0-0 na Steven Keshi nibo bari bahanganye Torsten 0-0 none wowe uriye 2 kubusana n'ikintu kina gutsindwa birashoboka burya Nigeria ni ikipe nkuru ishobora kukwiba igitego umupira ujya kurangira ukisanga nyine watsinzwe ariko wate ibyo watubwiraga abarundi batsinzwe ariko umupira wawubonye Senegal yatsinze muri Senegal igitego kimwe kubusa atwasara mutaro unyuzwe twakinnye iriya penalty yaje Senegal si ikipe nta kundi mu mayeri y'umutoza yakoze bisi yayiparitse kandi neza ikosa ribaye iki akuyemo Serumogo ashyiramo Ombolenga niwe wateje ikibazo kigitego cyane ku munota wa nyuma rwose penalty ni nako banatwishyura Mozambique byagenze Mozambique dukina nayo muri Afrika y'Epfo turakinye kuyemo Serumogo azanye Ombolenga igitego murabyibuka twabaje igitego cy'umuhungu w'Amateza ariko umutoza ibyo kino urabibona birasomeka none ikibazo dufite nushaka uzane Messi urabona abanyarwanda bakina i Burayi cyo si icyo kibazo reka mbabwire abo ufite ubwabo wasahabo nabaswa se bagrati nabaswa ikibazo dufite se abakinyi nushaka uzane Mbappe ku mitore zira twabonye ejo mu Mbati nibishoboka niba ari serie arakina ibiki Sabye imbabazi Mashami kaje ibintu bisomeka ariko ibazo nyine wa mugani Sabye imbabazi Mashami yes oya nanone Mashami Vincent iyi match Nigeria ntabwo twari guterwa gutyo tutazi ariko nibura nka Mashami zero ibintu byose guparika bisa gakina icyenda gutera mu izamu zero Mediani 0 ibintu byose ariyo tuziho ubushobozi kandi umutoza ukabona arahagaze arimo kuvuga ariko ikipe idafite confidence batera pasha 3 ya kane bayishyirira muri mu kunaga nta atari kuvuga ngo umuntu arayibambuye atagasubiza n'inyuma ntiwagiye no gusubiza inyuma cyo bakinaga no gusubiza inyuma ngo umupira ntiwagiye oya ngo wanze kugenda umupira ngo ore kuwusanga hari utera pasi 3 ya kane uyishyirira mu kunaga n'imipira basubizaga inyuma myinshi murebe nta wajyanaga imbere ni inyuma turya bitanu bya Cote d'Ivoire ngo babaje yaya sinzi ubu ni wari umukino wamubajije aravuga ati yaya torere wabonye utema Amavubi ati nabonye mwiruka ku mupira cyane wawushakishaga ishitoroshi ati kandi umupira ntabwo wirukaho uragusanga atari ko mwe nabonye muwirukaho cyane hano za Cote d'Ivoire nibyo byose rero Nigeria babona ko bahora ina bakora twiteze ariko possession nta kuvunika hatagira umuntu uvunika niyo mpamvu Demora agiye yigira hagati ariparikira ari ryana Dezeo mita iyo baza gukina bakafungura kwanza bakafungura tuzahura na Nigeria turi kumwe na Adera Murushi ariyo match basigaje hano ngo ngo bikarife muri Nigeria oya match yacu kwa 9 ya mbere ni Nigeria kwanza ni kwatega ibyaha mu kwa 9 na ya mbere izabivuduka nibyo kuko ni tera Zimbabwe iragira 9 izabivudukana na Afrika y'Epfo kandi ariko bimeze nibafungura turubo abantu bazabona Nigeria nyayo rero nibafungura turubo ubundi bavuga ko nta kindi kintu cyagihari bono gufata 6 muri urashaka kumbwira icyo avuze iyo aza kuba Ademora badatinya kuvunika
first half ni 2 igice cya kabiri bashaka gukina Ademo arashaka ikipe muri Samba byari ni Cote d'Ivoire yadutsinze 5 ejo byari kuba hari 5 kubera ko ntago turi beza ariko bawutakazaga ntibigire icyo bibabwira n'ubundi dufite bibiri byacu ariko icyo avuze ngo iyo aza ko bashaka kwikarifiya noneho bashaka n'ibitego umubare w'ibitego kuko South Africa ishobora kuturusha ibitego baba yashakaga amanota hano uba ni ugukina nyine turakina nk'abanyeshuri burya abanyeshuri ba sekonderi hari amayeri abahari ni ishyaka ejo twakinaga ni ugukina nyine ariko ikintu kiva hanze ku mutoza kuri benshi ni igiki kibwira abakinnyi mukine gutya ariko bakinisha ibice se ahubwo biragaragara ntibadefanda neza ubanza ariko ko twaba ko Mashami adakina ariko tubonye umutoza uri hasi y'Amashami oya Mashami we icyiza cye niyo mpamvu yavuze ati nsaba imbabazi Mashami oya yaraparikaga ariko uko biri nyine yaraparikaga nibura ntitwankeswe ibyo bitego sibyo se ariko uyu nguyu we ntabwo twabaye beza uretse Maria tunyagiye Marino yaje Menabisi tunyagira 5 ngira mu Nyamirambo ku bwa Mashami ariko ubundi yakinaga mu buryo budapfa gutsindwa ariko Amavubi yaragowe Amavubi bafite rezoto kwa kabiri naho tuzayireba ariko nta kintu umutoza tweretse ku mugoroba ari kwa kabiri cyangwa kwa gatatu kwa kabiri tariki 25 yesi noneho nejo bundi birahurana n'ibyo kwa mbere turongeye tugaga ku Mavubi gato ariko noneho kwa kabiri rezoto turaba ari ibindi mu byo nabo byo gutera inkunga no gutera inkunga sahabo niki ingabo mu bitugu bizahurira no kwa kabiri rero kwa kabiri yemba naruhutse nabo nti muzaze mushyigikiye sahabo Akim Sahab ni imbere cyane nari kararabizi Ikase ntamubonye barakora geste mu kanya yigaragaje ikiganiro nikirangira so nibyo byo ku Mavubi ariko ntabwo birangiye turabicikije bitewe n'amasaha ahubwo kwa mbere tuzabirambura karenza tuvuga ahari buri hari ibintu byinshi tutavuze